Madame aranje mbara vuba. Njye se diki. Madame aranje ari hanze ntabwo mwumvishe mu. Se baby jewe ndiki. Icyo nakubwira cyo nzirinda ikintu cyose cyatuma ku maso yawe hatemba amarira. Ahubwo nkore cyane kugira ngo hatembe itoto. Ndagukunda bebe. Nuvuge gute? Ugeze nyine aho. Listen baby. Ugeze undi utishimiye ubuzima. No baby ntabwo nuko bimeze please. Yashatse kumva. Ariko biri. Yangushije. Cyumweru maze. Please wait. Baby, babarira udafata imyanzuro ikakaze pe please. Sohokera mu nzu. Baby nyihanganire please. Iri kintu ndarimena umutwe. Sohokera mu nzu. Cyo gufata ibintu byo gupata. Boss, ikintu rero cyari gitumye nza kubareba. Ndabizi ko ibintu bitagenze neza hagati yanjye n'akazi cyangwa na company cyangwa ariko basi ndagira ngo unyumve byibuze. Urabizi ko ntigeze mba umukozi mubi igihe cyose namaze imyaka yose nakaze muri ONG yacu kugeza umunsi nyine byagenze kuri ariko mu by'ukuri ntabwo icyaha kirampamo kandi nawe ndabizi yuko ndengana. Ndabizi yuko ibintu byanjye byose bigiye gutezwa cyamunara ariko boss murabizi ko ndi umubyeyi mfite umwana muto umwana w'umukobwa kandi mfite inshingano zo gushakira ubuzima. Ikintu rero nifuza kubasaba nuko byibuze mwampa urwandiko rw'imyitwarire myiza y'umukozi kugira ngo byibuze mbone n'ahantu bampa akazi. Hano narahavuye ibintu byanjye bigiye kugurishwa ariko byibuze mbone nuko naka kandi kazi. Kate. Kukugaruka. What's wrong? Bigenze bite? Nyine ngiye ku mushuti wanjye ndatinda gato kugira nyine abanze arenge. Mpita ngaruka. Are you sure ko atari hano inyuma y'umuryango? No, yagiye. Si bibi nagomba kumubwira. Shiri nari ngukumbuye pe. Nari ngukumbuye cyane pe. Shiri bavuga are you sure ko yagiye? Yagiye ndumukwicuza. Ari umumbe nawe. Nukuri umfa n'umukumbi byataye. Oh my god, thank you so much baby. You're welcome. Ngiye kwibaza ukuntu ugiye kumara this whole week. Ndigiye nyine muri ino nzu yose. Urabizi nawe. Subwo urumva nabadihiye. Si kumuranga ndabigeza. Numva. Oh my gosh, eri gabuna. Sibyo. Reka tugende muri kakamena uteguriye mu cyumba. Sibyo. Yeah, nakutegura ka gift, right? Ahantu hose ndi kujya gusaba akazi ndi gutungurwa nuko ndi gusanga bafite amakuru nanjye ntazi aho bakuye. Bari kuvuga ngo nibye company nanyereje umutungo wa company. Ariko boss byibuze mwebwe munkorera urwo rwandiko mukaronsinyira mukantiraho kashe yanyu. Byamfasha byibuze kugira ngo mbone uko mbonera umugati umwana wanjye cyangwa urugo rwanjye. James. Kamwe boss. Bivuze nabyumvishije ariko ndagira nkubwire ko ubujura mwakoze n'ubujura bukomeye cyane. Ibyo bintu ngiye ntago nakwijandika mu bintu nk'ibyo ngibyo by'amafuti bitameze neza bikirimo rwaserera. Naho abakugambanira bo ntago nzi iyo baturuka nta nubwo nzi iyo bava niyo bari. Oh, it's okay. Bakanzu wambaye. Nigo. Wambaye neza. Nsama. Tabukumbuye. Gute. Tumenye isoni. Se nta nkumbuye wose. Ntabwo byabura.
ariko ntukabeshaye iyo ndi kumwe nawe ntukabeshaye nese ibaze lana yicaye hariya none ubwo byagenda gute ntawe hari just feel free sibyo nese kuri kunti skuru mbigiye tumaranye we naguti none se feel free nicyo utazi ahubwo nicyo utazi kimwe kabisa ahubwo siniki natakuzi uranshokoza wowe ntabwo ari ukugucokoza nawe uri kunshokoza bebe najye wazanye mbitse impeta ibintu byose ni gake urabizi kandi umugore numva numva ari byiza really wallahi ntabwo ushobora kubyumva as soon as possible ntugire ikibazo nzakugira umugore sheri sibyo sindi ninde utagira umuntu umugore nkawe rero icyo ngira ngo nkubwire urwo rupapuro ntarwo wabona nta n'uburenganzira mfite bwo kuruguhereza rwose ahubwo icyaba cyiza wahaguruka ukampfira bose niwe mufite ubwo bushobozi wowe wenyine ufite ubushobozi bwo kuba wansinyira kuri urwo rwandiko byibuze ndabizi yuko mu hano muri kampani ndi ikivume pe muri ONG yacu ndi ikivume nta n'ijambo ufite ariko byibuze ugire impuhwe urebe byibuze yuko ndi n'umubyeyi mfite n'umwana mfite ibintu by'ingenzi ntashobora no gukweba kuko ni inshingano mfite ngomba gukora kandi boss nta kazi urabizi yuko nta handi nakora ariko byibuze ungiriye impuhwe ukanyandikira urwo rwandiko ndabizi yuko ndi kugusaba ibintu bivunanye ariko sawa ndabizi yuko biri mu bushobozi bwanyu byibuze nkajya mbona n'uwo mugati umuryango wabonye ariko umuryango n'uriye boss James bodi nkuru rafumva really banashize nakushobora kubyumva no wagize amahirwe kubana adahari narasohokaga mu cyumba nkaza nkicara nkijijisha nkareba televiziyo mva nafuye reka genda waradufuhiraga cyakoze nawe nakubeshye haciyeho nk'iminsi nk'itatu narakubonaga ngavuga ati wow noneho bitewe n'ukuntu nyine nkunda tayi nyine ntoya warankururaga cyane pe yego cyane bebe numva nagumana nawe umunsi wose pe wareka tukazabana tukazazindera buri munsi of course n'ubundi niho biri gushira pe niho biri kugana reka ndagukunda keke me too noneho njye ntabwo ushobora kubyumva ndagukunda cyane mva ndagukunda mba nabuze uburyo mbivugamo pe thank you so much babe bebe sonchokoje siri kunshokoza nta n'ikintu bitwari perfect really bibi nizere ko ntagutindiye no niyo watinda ntabwo narakara twagerageje kubahiriza igihe urabona ameze neza uraberewe cyane thank you byose niwe mbikesha nta mwenda mbona wambara utakubereye imyenda yose irakubera imiterere yawe kusa none iri bara ndarikunda cyane noneho umutima wanjye ujya kugura uyu mwenda watereyemo wawe ngo nibyo ukunda wera urabizi ko ntacyo wansaba nyifite ngo nyikwime none amaze kubibona rero icyo nakubwira cyo nzirinda ikintu cyose cyatuma
ku maso yawe hatemba amarira ahubwo nkore cyane kugira ngo hatembe itoto ndagukunda bebe rero nyine navuye kugura imyenda nditegura ndavuga ngomba kuza kukureba tukagenda tugasohoka tugasangira kugira ngo ejo nzafata indege uyu munsi twaranye. Enjoy. Uyu munsi ndataha bugiye guke. Ndabikunze cyane. Twigendere. Kazi se wakarangije? Shiri n'uwakise akazi yapfuye atakarangije. Kamande mufungire neza. Let's go. Banza umugore abanza umugabo. Okay. Wow. Baby, wait. Madame aranje. Oh my God. Madame aranje mbara vuba. Ngese diki. Baby, wait. Madame aranje ari hanze ntabwo mwumvishe mu. None se baby jewe ndiki. Babe. Babe. Chérie, ça va? Bébé, bite? Baby, kuri kutushaka kunsuza ufite ikihe kibazo? Kuje wihuse. Babe, come on, trip yagenze neza. Come on, babe, why kuki dushaka kunsuza se? Baby, kubangutse. Nese muze kutabanguka. No, okay, basi haguruka umobere, chérie. I miss you so much, babe. Ninde muri kumwe mu cyumba? What? Ninde muri kumwe mu cyumba? Hai byo mu cyumba by'urere bana nta muntu hari chérie. Ngwino kwanza ubanza umobere, baby. Come on, please. Babe, come on. I miss you so much. Wagiye ari imiserero, ugarutse ari imiserero. Kuki udashaka kumva kwe? Basi ngwino ntansoza. Wambabariye. Ninde muri kumwe mu cyumba? Shiri nta muntu turi kumwe mu cyumba. Noneho ni wowe uri muri setsa mu cyumba. Ushobora ko wumvishe nabi nyamara Shiri kubera ko uri gukira ku tuntu ushobora ko No, uri mu cyumba. No, wait, please wait. No, wait, please, babe. Listen. Listen. Sinzo. Wait, please. What are you doing, man? Stop touching me. Babe, listen. Ndavuze. Ntabyarise. Ndavuze ngo musohokere mu nzu. Nise baby muziki. Ndavuze ngo musohoke. Muziki se, muziki. Ukoze iki? Nese urabona uyu mukobwa rwose sinzi ikintu nshaka rwose. Naragiye aza kunsimbura mu rugo rwanjye.
ese mukobwa garutse ute wowe inzira mu rugo ute ahubwo se wagiye ute urumva uburyo atangiye kumenyera please ndakwinginze wivugana na sheri wanjye gutyo sibyo nizike naguhaye butamwa wikiyongeyeho na ngenda ubahana imenya umuntu muri kuvugana sibyo Jay ugezeho undutisha mayibo baby uyu muntu Ugezeho ntaduteranye undutisha please uyu mayibo, muntu ntaduteranye wazo please baby uyu muntu ntaduteranye sibyo ntuvuge gutyo ugeze nyine aho listen baby ugezeho undutisha mayibo no baby ntabwo ari uko bimeze please yashatse ukuri ariko biri yagushije cyumweru maze please wait ndavuze ngo baby babarira udafata imyanzuro ikakaze pe please sohokera mu nzu baby nyihanganire please iri shyano ndarimena umutwe sohokera mu nzu jya gufata ibintu jya gupakinga ibintu byawe sosoke ugende urabyibagiwe se jya gupakinga ibintu byawe ntabwo nakwiruka cyane baby no baby ntabwo umuntu nk'uyu aza kudusenyera urugo please ntabwo ariyo wanshutse muranye ngiye gushuka ntabwo niwe wanshutse besto uzo wihanagurisha udutambaro wambaye utuntu tugufiya gutya ni gute ushobora kwambara utuntu tugufi gutya ngiye nkabura kuba nabi ndavuze ngo musokere mu nzu jya gufata ibintu byawe ntarakora ikintu kibi ndakwiteruye baby jya guterura ibintu byawe aguruka besto n'undi munsi ntuzongere kunyita icyo kizima noneho muzi nawe ugeze kumenya besto pakinga ibintu byawe ndavuze ngo sohoka fata ndavuze ngo haguruka genda haguruka baby haguruka ugende please baby wakibutse ibintu byiza njye nawe fata haguruka fata baga yawe please ndakwinginze genda no baby wamubariye we waje kunsenyera wowe baby ntabwo ariyo wambwiye kumunda nje oya mbabarira cyane akira baby fata ibintu byawe ugende we wambabariye wambabariye ngavugana n'umugore wanjye wambabariye besto muvanye izo njaba zawe